Amakuru yihutirwa agezweho muri aka kanya nkuko bikomeza kugenda bigarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ni impanuka ikomeye cyane ibere mu karere ka Musanze. Ni impanuka y'ikamyo aho igonganye n'ivatiri imbere y'akarere haza kugwa imodoka nini ino iza gusigara ihagaze nkuko muza kugenda mubona kuri aya mafoto. Kuri uyu wa kabiri imbere y'ibiro by'akarere ka Musanze akaba habereye impanuka y'ikamyo yagonganye n'imodoka nto y'ivatiri ariko haza kugwa imodoka nini cyane mu gihe ino yasigaye ihagaze. Ni impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri kabiri tariki ya 12 Ukwakira 2021 muri uriya mujyi wa Musanze ukunze kubamo urujya n'uruza rwinshi cyane. Impanuka rero ikaba yabereye imbere y'ibiro by'akarere ka Musanze yatumye imodoka y'ikamyo isanzwe itwara umucanga igusha rero urubavu rw'ibumoso mu gihe ivatiri byagonganyeyo yasigaye ihagaze. Icyakora yangiritse cyane ku gice cy'imbere nkuko byagiye bigaragara. Ni impanuka rero itagize umuntu hitana kuko rero uretse kuba iriya vatiri yangiritse cyane ndetse n'ikamyo ikagwa hasi, ariko abari bazitwaye bombi bakaba bavuyemo ari bazima. Akaba rero ari inkuru nziza, navuga yuko nubwo habaye impanuka ikomeye cyane ariko kuba nta muntu umwe yahitanye navuga ko ari ibintu mu by'ukuri bishimishije. Bamwe rero mu bageze ahabera impanuka bakaba batunguwe no kubona imodoka nini cyane y'ikamyo ariyo yaguye mu gihe into y'ivatiri yari gihagaze. Umwe muri bo yagize ati nawe ari wowe watungurwa ati kubona imodoka ingana kuriya, avuga ikamyo atigongana na kariya kavatiri akaba ariyo igwa hasi. Ati kabisa ni ibintu byatungura buri muntu wese. Ngibyo rero nko mwagiye mubibona ku mafoto, ni impanuka yabere neza imbere y'akarere ka Musanze. Abahazi cyangwa se abahagenda murabizi ni ku karere ka Musanze imbere y'uruzitiro gatoya. Akaba rero ari byo ngibyo ari bimaze kubera muri aka karere ka Musanze, ni mu ntara y'amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru, icyizere cyo kubaho ku banyarwanda kiyongereyeho amasaha agera kuri 23 buri munsi. Ukoze impuzandengo wasanga amasaha 24 uyu munsi nibura umunyarwanda ari buze kwiyongera amasaha 23 kuyo azamara ku isi, ugereranyije n'uko icyizere cyo kubaho cyari mu myaka 27 ishize. Mu myaka y'ibihumbi 2000 hari inshuti ebyiri zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarateze zishyiraho amadolari 300 zivuga ko muri 2050 abantu bazajya bagira imyaka 150 bitagoranye. Ati birashoboka ko bose bazapfa batabonye ibyo bategeye, ariko icyizere babivuganye cyari gifite aho gishingiye. Bashingiraga ku buryo ubuzima ku isi buteye ko hari hamwe bworoha ku buryo rero bashyira cyangwa se bubashisha umuntu kuba ibintu byamuhitana imburagihe bigabanuka. Iyo ntego y'abo bagabo muri 2050 izaba imaze kugira agaciro karenga miliyari 100 y'amadolari y'Amerika. Aba bakomokaho nibo bazayirya. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 nta gihugu na kimwe ku isi cyari gifite abaturage bafite icyizere cyo kubaho kiri munsi y'imyaka 40, ariko u Rwanda rwari mu byanyuma bifite abaturage bafite icyizere cyo kubaho kiri hejuru kuko ngo cyari ku myaka 41. Icyo gihe 73% by'abagore babyariraga mu ngo. Nyuma yo kuvuka kandi abana 49% bari munsi y'imyaka 5 barwaraga indwara zitagira ingano z'amoko menshi ziganjemo iziterwa n'imirire mibi. Mbere y'icyo gihe ikiremwa muntu cyari gifite ubumenyi buke ku bijyanye n'ubuvuzi. Mu bihugu hafi ya byose abakurambere bacu ati babagaho bitegura no gupfa hakiri kare. Mu myaka ya mbere kubona umuntu ugejeje imyaka 100 byari ihurizo rikomeye cyane, n'uwayigiraga byagiraga icyo gihe atabasha no guhaguruka kubera ubuzima bubi. Ubu tugeze rero mu kinyejana cya 21 kubona abantu bari hejuru y'imyaka 100 ku isi bisigaye byoroshye, ndetse imibare ikabigaragaza ko bikubye kabiri ugereranyije n'ikinyejana giheruka, aho ubu nibura bari hafi y'igice cya miliyoni ku isi. Umuntu wabayeho igihe kirekire ku isi ni Umufaransakazi Jean Carment wapfuye mu mwaka w'1997 afite imyaka 122 mu gihe ukuze kuruta abandi ari Kane Tanaka w'imyaka 118 ukomoka mu Buyapani. Mu Rwanda nta mibare ihari igaragaza umubare wa nyawo w'abantu bari hejuru y'imyaka nibura 100, gusa ibarura rusange ryo muri 2012 rigaragaza ko abari bafite hejuru y'imyaka 60 bari 4.9%,
bangana na 511 n'ibihumbi 511,738. Umunyarwanda rero yongereho amasaha 23 ku munsi, uko zigereranya ry'uburyo icyizere cyo kubaho mu banyarwanda cyagiye kizamuka bigushisho y'imbaraga zashyizwe muri gahunda zigamije imibereho myiza. Ubu icyizere cyo kubaho mu banyarwanda ni 67 muri mwaka wa 2021 mu gihe cyari imyaka 41 mu mwaka w'1994. Muri bibiri rero cyarazamutse kigera ku myaka 49, naho mu mwaka wa 2014 cyari kigeze ku myaka 65, mu gihe mwaka w'1989 cyari ku myaka 29. Ukoze icyegeranyo cyangwa se ikigereranyo cy'uko byari bihagaze mwaka w'1994 nuko bihagaze uyu munsi nyuma y'imyaka 27, wasanga icyizere cyo kubaho mu banyarwanda nibura umwaka ujya gushira umunyarwanda yongereyeho iminsi 351, ni hafi umwaka. Urebye rero ku munsi icyo cyizere kigera hafi ku myaka mu masaha 23 gusa. Iki ni ikigereranyo dushingiye ku myaka 27 ishize, ntabwo bivuze ko ari ihame ko umuntu aziyongeraho icyo gihe ku mwaka. Muri 2018 Perezida Paul Kagame ubwo yavugaga ku cyizere cyo kuba mu banyarwanda yagize ati tuzakomeza gukora ibishoboka, ati gikomeze kuzamuka. Nizihe mpamvu rero zituma icyizere cyo kubaho kiyongera? Kugira ngo icyizere cyo kubaho muri rusange kiyongere, ntibishingira ku ndyo umuntu arya, ahubwo bishingira hanini ku buzima aba abayemo umunsi ku wundi na gahunda zimufasha kubona ibyo akeneye ariko bigamije imibereho myiza ye. Nko mu Rwanda gahunda zirimo mituelle de santé, girinka, amavuriro hafi ni bimwe mu byazamuye icyizere cyo kubaho mu Rwanda. Umuyobozi w'umuryango Nsindagiza wita ku bageze mu zabukuru Yari Mugabo w'Ishema yabwiye itangazamakuru ko mbere umuntu yarwaraga ntiyivuze kuko yabaga yumva ko indwara afite izikiza. Turetse no kudashobora kujya kwa muganga, umuntu yarwaraga akavuga ngo birikiza, yageraho atagishoboye guhaguruka bakamushyira mu ngobyi bakamujyana arembye. Icyo gihe kandi ati kwa muganga ati hari kure, ati kwifuza byari bihenze, ntabwo buri wese yashoboraga kwivuza. Akomeza asobanura ko kuba uyu munsi hariho gahunda nka mituelle de santé aho umuntu ashobora kwivuza atanze amafaranga make ari bituma icyizere cyo kubaho mu Rwanda kizamuka. Mu bindi byatumye imibereho y'abanyarwanda iba myiza kurushaho harimo nk'inkingo, aho indwara nyinshi cyane zicaga abantu kare zabonewe inkingo ku buryo umwana akingirwa akiri muto. Mugabo w'Ishema akaba yakomeje agira ati ikindi ntekereza nuko imirire mibi nayo yicaga abantu, ati hari ubuzima bubi ku buryo ubona ko ibintu byinshi cyane byakosotse, ati umwanda, ati twashoboraga kwicwa n'imisonga, ati ibintu byinshi cyane bitari bisobanutse, ati kuba rero habaho abajyanama b'ubuzima bafasha mu guhindura imyumvire, ati gukurikirana abantu bonsa, ati ibyo byose bituma rero iminsi yo kubaho yiyongera. Ati nk'umuntu ushinzwe gukurikirana abageze mu zabukuru Mugabo w'Ishema yavuze ko nabo ibibazo bahura nabyo biba bishingiye ku buryo bakuze, ati ibyica abantu bageze mu zabukuru ati babigera nayo, ati ntabwo ari ibyo basangayo. Ibihugu 5 bifite icyizere cyo kubaho kiri hejuru cyane: Hong Kong ni ku myaka 85, Japan Ubuyapani 85, Macau 84, Ubusuwisi 84, Singapore akaba ari ku myaka 84. Ngibyo rero ni inkuru nziza. Umunyarwanda icyizere cyo kuba kikaba kiyongereyeho amasaha agera kuri 23 ku munsi. Navuga ko ari byinshi bimaze kugenda bikorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo bazamure icyizere cyo kubaho mu Banyarwanda. Mu makuru yandi, imibare y'abana basambanyijwe yiyongereho 55% mu myaka igera kuri 3 ishize. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ibirego byo gusambanya abana kuva muri 2018 kugeza 2021 ari 12,840, aho rwagaragaje ko imibare yiyongereye kuri urugero rwa 55% ndetse intara y'Iburasirazuba ikaba ku isonga mu kugira ibi byaha byinshi cyane. Byagaragajwe ubwo yizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa uba buri tariki ya 11 Ukwakira, aho byahuriranye no gusoza ubukangurambaga bwari bumaze umwaka bugamije guhangana n'icyaha cyo gusambanya abana. Nubwo ibirego ari byo byagaragajwe, ubushakashatsi bw'imyaka 3 bwakozwe na RIB bagaragaje ko abana basambanyijwe ari 13,646 biganjemo abakobwa, ati kuko abahungu barimo ari 392 bangana na 2.9%, naho 237 muri bo basambanyijwe ni abahungu bagenzi babo.
Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Bayisenge Jeannette yavuze ko ubushakashatsi muri mu by'ingenzi bwakozwe mu mwaka w'ubukangurambaga bwo guhangana n'icyaha cyo gusambanya abana, aho yavuze ko imibare izifashishwa mu kumenya hazongerwa ingufu. Yagize ati nubwo dusoje ubukangurambaga ariko ntitugiye kwicara, urugamba ruracyariho, ataho twabonye icyuho ni mu bijyanye no gutanga amakuru kugira ngo abakoze icyo cyaha bahanwe, kandi dutekereza ko guhanwa bica intege n'undi wese utekereza ngo nanjye nabikora. Kuri uyu munsi kandi ubushinjacyaha bukuru bwagaragaje igitabo gikubiyemo urutonde rw'abantu 322 bakoze ibyaha byo gusambanya abana bakabihanwa n'inkiko cyiswe Sex Offender Registry, aho urwo rutonde ruriho umwirondoro uwakoze icyo cyaha, ifoto ye, igihe yagikoreye, imyaka n'igitsina cy'uwo yakoreye icyaha ndetse n'igihano yahawe, ndetse rukazagenda rwongerwa. Umushinjacyaha mukuru wungirije Habyarimana Angelique yakaba atangiza ku mugaragaro iki gitabo. Yagize ati nimwe mu ngamba ati gusohora iki gitabo ati zishobora gufasha mu buryo bwo guhagarika cyangwa se kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. RIB yagaragaje ko abana benshi cyane basambanywa ari bafite hagati y'imyaka 14 na 17, kuko mu myaka 3 abasambanyijwe 5947 bagakurikirwa n'abari munsi y'imyaka 9 bangana n'4378. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abantu benshi cyane basambanya aba bana ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 24, kandi benshi muri aba bakaba abagabo bakiri ingaragu, aho byagaragajwe ko ngo babashukisha ibintu bitandukanye birimo impano, akazi cyangwa se kubabwira ko bazashyingiranwa. Abagera kuri 54.7% by'aba